Muraho neza ndabasubije mwese kandi mbahaye ikaze kuri Nishimwe TV. Nishimwe TV ni YouTube channel icaho ibiganiro bitandukanye harimo uburyo twakwiyubaka mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'inama za kungura iterambere muri ubu buzima turimo, harimo gukoresha igihe cyawe neza, uburyo wakira igikomere n'izindi zitandukanye. Wowe utarakanda subscribe biragusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe gukurikira video zatambutse ndetse n'izindi zizaza kugira ngo utazacika. Ndabizi neza ko utazahomba ngo nuko wakanze subscribe uzunguka, ndabizi neza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikintu cyangwa se ingingo ikomeye cyane, ariyo inyungu zo guha Imana umwanya mu buzima bwawe. Ushobora kuba uri mu buzima uriho bw'akajagari, umunaniro, cyangwa wumva ibintu bitagenda nk'uko ubyifuza cyangwa nk'uko ubishaka, ariko waba warigeze wibaza ikibazo uti ese ubu Imana ifite umwanya ki mu buzima bwanjye? Iyo ubyutse ubundi ukora iki? Ese ni iki kintu uhita utekereza mbere y'ibindi byose? Wowe ugiye gutekereza ku giti cyawe, witekereze uvuge ngo mbese ni iki kintu nkora mbere y'uko hari ikindi kintu nkora? Muri make mu gitondo cyanjye nkora iki mbere y'ibindi byose? Ese Imana ifite uruhare rungana iki cyangwa se ifite umwanya ungana iki mu buzima bwanjye? Andika muri comment niba wamaze kumenya umwanya Imana ifite mu buzima bwawe, hanyuma dukomeze turebane video yose. Nkuko nari maze kubibabwira rero, hari impinduka uzabona mu buzima bwawe umunsi wahaye umwanya Imana muri wowe. Impinduka rero ni nyinshi, ariko uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku mpinduka zigera muri 5 cyangwa se inyungu zo kugira Imana mu buzima bwawe. Inyungu ya mbere rero, ubuzima bugenda buhinduka cyangwa se ubuzima bukagenda bujya ku murongo. Bivuze ngo iyo utangiye guha Imana umwanya mu buzima bwawe, ibintu byose bitangira kujya ku murongo. Tutirengagije ko ibibazo ntago bibura, ibibazo birahari, cyangwa se cya kibazo wari ufite ntago bibavuze ngo gihise kivaho, ariko ndahamya nashidikanya ko amahoro aza muri wowe. Nubwo ufite ikibazo ariko wakiriye amahoro muri wowe, ukumva yuko icyo kibazo ntago ari cyo kigufiteho ubushobozi cyangwa se imbaraga za nyuma. Ntago icyo kibazo ari cyo gifite ubuzima bwawe mu biganza bwacyo, ahubwo ubuzima bwawe buba buri mu biganza by'Imana. Niyo mpamvu rero iyo wakiriye Imana cyangwa ugahereza Imana umwanya mu buzima bwawe, hari ibintu bigenda bihinduka, ubuzima bukagenda buhinduka. Utitaye ko ufite ibibazo, uba ufite ibibazo ariko ukagira amahoro muri wowe. Cyangwa se iyo usenze mbere y'uko ukora ikintu runaka, ibyo bintu uzabigerageze, ndakubwiza ukuri, mbere y'uko ukora ikintu runaka banza ubishyire imbere y'Imana. Niba ari ikintu ugiye gukora, uyibwire uti Imana dore ngiye gukora ibi ngibi, ariko ntaba ari njyewe ahubwo aba ari wowe. Ibi bintu bizahindura ubuzima bwawe kandi uzabibona ubona impinduka idasanzwe. Ikindi, ushobora no gusoma ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana harimo ubusobanuro bwinshi. Mu ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye. Bibiliya ni amagambo meza aturuka ku Mana. Rero nusoma ijambo ry'Imana uzarushaho gusobanukirwa ndetse no kwigengesera kugira ngo urusheho kubana n'Imana neza, mugirane imishyikirano. Niho hahandi uzasenga isengesho ndetse uri kwiyereka bya bintu byawe byose ushaka kugeraho, Imana igushyigikire kubera yuko wasomye ijambo ry'Imana, ureba ibikwiye, usoma ijambo ry'Imana umenya icyo ugomba gukora, hanyuma urasenga, ugasenga wizeye, icyo gihe Imana izagushyigikira. Niyo mpamvu rero iki kintu nacyo uzakibona mu mpinduka uzakira mu gihe wakiriye umwami wawe cyangwa se umwami Yesu mu buzima bwawe. Ikindi kandi, iyo ushyize Imana imbere uhagarara wizeye, uhagarara mu cyizere cy'uko ejo hazaza Imana izakora imirimo, izakora ibintu wowe udashoboye gukora, kubera ko turabizi neza ko Imana iri hejuru ya byose. Rero iyo wizeye ko Imana iri hejuru ya byose, na cya kibazo iyo kije uhita wumva ko nta bukana cyangwa se nta birenze, nk'uko dukunda kubivuga, uba wumva ko nta birenze kubera ko muri wowe ufite Yesu kandi ufite amahoro muri wowe, ukumva uraruhutse. Rero Imana si igice cy'ubuzima, ni urufunguzo rufungura imiryango iba yarikinze. Rero nagushishikariza kwakira Imana mu buzima bwawe cyangwa se ugahereza Imana umwanya muri
iyo uyishyize imbere ibintu byose ibikurikirana neza kandi nk'Imana ikagenda neza. Twihuse, hari indi mpinduka uzabona mu buzima bwawe igihe wahaye Imana umwanya muri wowe. Iyo mpinduka ya kabiri nakubwira, uzabona amahoro mu mutima. Amahoro nyayo si amafaranga, si ibyamamare cyangwa se kuba icyamamare, si imidugudu ijyanye n'icyerekezo cyangwa se gutura heza. Amahoro y'ukuri ni ay'Imana itanga. Amahoro y'ukuri aturuka ku Mana. Niyo mpamvu rero iyi mpinduka nayo uzayibona mu gihe wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo nubwo ibibazo biba bihari, ariko muri wowe uba ufite kwizera ndetse n'ibyiringiro by'uko Imana ibishoboye. Iyo Imana iri mu buzima bwawe, umutima wawe uraruhuka, ukumva uratuje, ukavuga ngo nubwo mbabaye, nubwo bimeze gutya, mu ijuru hari Imana. Ujya ukurura ukumva nyine umutekano wawe uruzuye, utitaye ngo bansohoye mu nzu, utitaye ngo ntacyo kurya mfite, ariko ukumva muri wowe uratuje, ukavuga ngo ubwo ngamiye sa nkunda ndi amahoro. Niyo mpamvu rero amahoro y'umutima azaza muri wowe umunsi wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe. Ikindi, ugira igihombo, ushobora guhomba ikintu runaka, amahirwe runaka akagucika, ariko icyo gihe ntabwo ucika intege, nta nubwo uhangayika. Uravuga ngo ubwo ngubwo ni ko Imana yabishatse, kubera ko mwibuke ko Imana ari igena byose. Rero iyo ikintu kidakunze, igihe wakiriye Yesu muri wowe, wumva ko nyine ari ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu rero ayo mahoro aza muri wowe, ukumva uratuje. Yesu yaravuze ati, amahoro mbahaye si nk'uko isi yatanga. Ayo ni amahoro y'Imana, ni inyungu iruta izindi. Ikintu cya mbere rero mu buzima bwacu bwa buri munsi, ushobora kugira amafaranga ariko ntugire amahoro, ariko wibuke neza yuko amahoro nyayo atangwa n'Imana. Rero niwakira Imana cyangwa se ugahereza Imana umwanya mu buzima bwawe, ayo mahoro uzayabona kandi asesuye. Icyo gihe ntabwo uzongera guhangayika cyangwa se ngo wumve ngo byacitse. Uzaba wibuka yuko mu ijuru hari Imana kandi wahaye umwanya muri wo. Rero nk'uko nari nkomeje kubibabwira, hari inyungu tubonera mu guhereza Imana umwanya mu buzima bwacu. Dore indi nyungu rero ya gatatu uzabona igihe wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe: imbaraga zo kwirwanaho mu by'ubuzima. Iki ni ikintu gikomeye kandi twese dukeneye, kubera ko mu buzima bwacu bwa buri munsi turarwana kandi dukeneye no kwirwanaho. Ubuzima ni urugamba kandi turwana buri munsi. Hari ibyo ushobora guhangana nabyo bigakunda ndetse ukabinesha, ariko hari n'ibintu biba bikomeye wowe ubwawe nk'umwana w'umuntu utakwirwanira uretse Imana yonyine ariyo yaza. Urugero, uhura n'ibigeragezo bikakunanira cyangwa se bikomeye cyane ku buryo wowe ubwawe utashobora guhangana nabyo. Urundi rugero, wumva ufite umunaniro utagera aho uva, cyangwa se ukumva muri wowe nta mahoro, urababaye, agahinda kadashira, ubundi nabwo ukumva umutima uri kukurya ariko ntaho wakura ubuvuzi, nta handi. Ariko iyo Imana iri imbere muri wowe, bikuremamo ibyiringiro ko uzi ko uhagarikiwe, wumva utuje, wumva umeze neza. Iyo usenze buri gitondo, ubwo butumwa bwo kwiringira Imana cyangwa se bwo kwizera Imana bukubakamo gukomera ndetse n'icyizere, kubera yuko abiringira Uwiteka Imana bakomeza kuba bashya nk'aho ibihe byabaye bishyashya, cyangwa se bakambara imbaraga nshyashya ku munsi wije nuko bukeye. Iyi nyungu ya gatatu uzayibona umunsi wahaye Imana. Gukura mu buryo bw'umwuka ni iyindi nyungu ya kane uzabona igihe wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe. Iyo uhaye Imana umwanya mu buzima bwawe, ukura mu buryo bw'umwuka, cyangwa se ukamenya icyiza n'ikibi, ugatandukanya icyiza n'ikibi, ukamenya aho ugomba kunyura cyangwa ukamenya ibyo ugomba kuvuga n'igihe ugomba kubivugira. Bishatse kuvuga ngo ntabwo uhubuka icyo gihe iyo wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe, kubera ko iyi nyungu ya kane izaba yaje muri wowe, izaza mu buzima bwawe. Ikindi, ntabwo uhangayikishwa n'ibibazo nk'abandi, nk'uko ubona umuntu agenda hanze cyangwa se mu muhanda. Ushobora gusanga abantu benshi basigaye bagenda bivugisha bitewe n'ibibazo bafite, n'ubuzima bwacu tunyuramo bwa buri munsi
ariko icyo gihe iyo wahaye Imana mu buzima bwawe ndakubwiza ukuri ko ibyo bintu bitakubaho, kubera ko uba uzi neza ko uhagarikiye, uba ufite umuntu ukwitayeho cyangwa se ufite Imana ikwitayeho ikureberera. Kandi tutirengagije ko Imana ireba kure twebwe tutabasha kureba, ni nayo igena ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nta mpamvu rero yo guhangayika cyangwa se ngo uta umutwe ngo ni uko ibibazo byaje. Ukeneye rero iyi nyungu cyangwa se ukeneye uyu musaruro wo kwizera Imana ari wo wa kane uvuga ngo ukura mu buryo kubasha gusobanukirwa umumaro w'Imana ndetse ugasobanukirwa n'uwuriwe. Ntabwo upfa guhitamo ibyo ubonye byose, kubera ko icyo gihe uba ufite umwuka wera muri wowe ukuyobora gukora ibingibi, ukora ibingibi. Ibingibi ni iby'abana b'Imana, ibingibi ntabwo Imana ibikunda. Icyo gihe rero uba urimo gukura mu buryo bw'umwuka. Uba ugira ubushishozi budasanzwe, ugasanga hari aho wanyuraga utakinyura, hari abo mwavuganaga utakivugana nabo bitewe n'imico bafite itandukanye n'iyo Imana ishaka cyangwa se n'iyo umwuka ashaka. Nk'umuntu washyize Imana mu buzima bwe agomba kwitwara. Ukomeza gutekereza ko uhagarikiwe, ntabwo ucika intege nubwo wageragezwa kajana, ariko ntabwo wirengagiza ko hari Imana ishoboye byose, ishobora gutegeka ibyo byose. Iyo ufite Imana uba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi kidashobora kuma n'iyo amapfa yatera, n'iyo zuba ryapfa kajana, kubera ko kiba gifumbirwa cyangwa se kikavomererwa n'isoko idakama. Ndagushishikariza rero kwimika Imana mu buzima bwawe kugira ngo iyi nyungu ya kane nayo uzayibone cyangwa se izakugeraho mu buzima bwawe, ariyo yo gukura mu buryo bw'umwuka. Rero nshuti zanjye, bavandimwe, bana banjye nkunda, ikindi kintu cya gatanu muri byinshi cyangwa se mu nyungu nyinshi ubona igihe wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe, wakwibaza ngo ni inshingano ndetse no gusobanukirwa n'umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo umenye inshingano zawe ku isi, warangiza ugasobanukirwa umugambi w'Imana igufiteho. Iyo ni indi nyungu izaza mu buzima bwawe igihe wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe. Urumva rero iyi nyungu ni inyungu nziza, cyangwa se izi nyungu ni inyungu z'umumaro, kuko turazikeneye mu buzima bwacu. Dukeneye amahoro, dukeneye umwuka wera, dukeneye kuyoborwa n'Imana, dukeneye ndetse no gusobanukirwa abo turi bo ku isi n'umumaro ndetse n'icyo Imana yaturemeye. Rero iyi ngingo cyangwa se iyi nayita iyi nyungu yo kwakira Imana mu buzima bwacu, yo kumenya abo turi bo cyangwa se kumenya inshingano no gusobanukirwa umugambi w'Imana kuri twebwe, ni ikintu gikomeye. Guha Imana umwanya mu buzima bwawe bivuze kumenya ko ufite umumaro cyangwa se ko ufite intego ku isi. Ntabwo Imana yakuremye gutyo gusa, yari ifite umugambi kuri wowe, yari izi icyo uzaza gukora ku isi, yari izi ko hari umurimo ugutegereje. Ntabwo waremwe kugira ngo uze ku isi ngo urye uryame gusa, oya. Iyo wahaye Imana umwanya rero ubasha gusobanukirwa wowe uriwe ndetse n'icyo Imana yakuremeye ku isi. Ni impano yihariye yaguhaye wowe utabasha kwisobanukirwa mu gihe utarakira Imana muri wowe. Iyo wakira Imana muri wowe rero ubasha gusobanukirwa ubundi Imana ufite n'ibindi. Hari abantu bakenera kumva ijwi ryawe. Ushobora kumva ko nta kintu wafasha abantu, ariko nyamara hari abo Imana yateganyije ko bazahumurizwa nawe. Niyo mpamvu rero niwakira Imana mu buzima bwawe uzaba urufunguzo rw'ibintu byinshi wowe utabasha gusobanukirwa. Uzasobanukirwa uwo uriwe ndetse n'umumaro wawe n'umurimo ugomba gukora n'intego Imana igufiteho ku isi. Hari abazakizwa n'uko wakijijwe cyangwa se bazakizwa n'urugendo rwawe, bagakizwa n'ibyo wanyuzemo, bagakizwa n'uko wakijijwe, bakavuga ngo reka nanjye nkizwe cyangwa se nakira Imana mu buzima bwawe. Iyo utangiye guha Imana umwanya mu buzima bwawe, utangira gusobanukirwa ibyo yakugeneye ndetse n'ibyo yagusigarije. Ntuba ugitwara isi cyangwa se iby'isi nk'uko bivugwa cyangwa nk'uko tubibona.
icyo gihe uba wabashije kumenya ndanyura hehe, ese ahangaha harangiza he, ese ndi mu mugambi w'Imana, ibyo ndi gukora Imana irabishaka cyangwa irabishima. Biragusaba rero kwakira Imana mu buzima bwawe kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Iyo ni inyungu idasanzwe, kumva icyo wagenewe gukora ku isi cyangwa se icyo wagenewe Imana igufiteho umugambi. Biragusaba rero kwakira Imana kugira ngo ubashe gusobanukirwa ndetse no kumenya intego Imana igufiteho n'umumaro ufite ku isi. Rero nk'uko nakomeje kubibabwira, inyungu zo kugira Imana mu buzima bwacu ni nyinshi, ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Harimo amahoro aturuka muri yo mo imbere mu Mana, kubera ko wayakiriye muri yo mu buzima bwawe. Umutima usobanutse cyangwa se umutima utuje ufite amahoro udashidikanya, ubushobozi bwo gukura mu mwuka ukumva muri wowe utandukanye icyiza n'ikibi, n'umugambi w'Imana igufiteho ubasha kuwusobanukirwa. Ntabwo nabivuga ngo mirangize kuko inyungu zo kugira Imana mu buzima bwacu ni nyinshi, ariko ndaguhaye nkeya z'ingenzi uzakira cyangwa se inyungu uzabona kandi zigufitiye umumaro igihe wahaye Imana umwanya mu buzima bwawe. Shaka Imana mbere ya byose, ibindi byose izabiguha kubera yuko ifite byose mu biganza byayo. Imana niyo itegeka isi, Imana irashoboye byose. Rero shaka Imana mbere ya byose, ibindi byose izabiguha. Muri Matayo haravuga ngo mushake ubwami bw'Imana mbere ya byose, ibindi byose muzabyongererwa. Ni Matayo 6:33. Ushaka wahasoma ukarushaho gusobanukirwa. Nushaka kubaho ubuzima bufite icyerekezo cyangwa se bumeze neza, buhamye kandi bufite amahoro, tangira uyu munsi wa none uhereze Imana umwanya mu buzima bwawe. Usenge, usome Bibiliya, wemere kuyoborwa n'Imana buri munsi. Ndakubwiza ukuri ko uzabona impinduka kandi impinduka nziza. So rero nshuti zanjye, murakoze cyane, mwakoze kunkurikira, mwakoze kureba iyi video. Niba yakugiriye akamaro cyangwa yagufashije, wakanda like, ugatanga igitekerezo, ukanda comment, ukatubwira. Kandi wifuza hari ikindi kiganiro twanaganiraho, watubwira muri comment, byemerewe rwose tukagikora, cyangwa ari inama ndetse n'inyunganizi watubwira muri comment. Turahari ku bwanyu, turahari kugira ngo dufashanye kwiyubakira ubuzima bwacu, tubeho neza turi kumwe n'Imana, kubera ko Imana iri hejuru ya byose. Kanda subscribe wowe utarakanda subscribe kuko uri gucikanwa nakubwiza ukuri. Nta handi uzasanga ibiganiro byiza, inama zubaka no kumenya uwo uriwe ndetse n'agaciro kawe n'uruhare rw'Imana mu buzima bwawe. Nta handi uzabisanga ni kuri Nishimwe TV. Byaba byiza ukoze share kugira ngo n'abandi babashe kumenya ubutumwa cyangwa se babashe kubona iyi video. Byaba byiza rwose kandi wakoze ibintu bikomeye. Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze ibe kumwe namwe kandi ibahe amahoro asesuye. Ndabakunda cyane, duhure muri video ikurikira.